Umunsi umwe umukobwa yaganiriye n'ababyeyi be, yabasabaga uruhushya rwo kujya mu kirori cye n'izindi nshuti ze, ariko ababyeyi be bamwimye uruhushya kubera ko babonaga atari ngombwa yuko umukobwa agenda mu ijoro. Maze umukobwa ajya mu cyumba cyababaye cyane, ababajwe n'umwanzuro ababyeyi be bamuhaye. Habaye mu ijoro, umukobwa arakaraba, arisiga, yambara neza, maze afata umwanzuro yuko agiye gutoroka urugo, maze akagenda ababyeyi be batabizi. Niko gufata ikanzu ye nziza arayambara, maze aca mu idirishya arasohoka. Mu nzira yagendaga yishimye cyane, anezerewe, yumva yuko akoze ibintu byiza, maze arihuta ajya mu nzu y'inshuti ye magara. Akigerayo barariye, barishima, baranywa, kandi byagaragaraga yuko bari bakumburanye. Muri uko kunywa, umuhungu yari arimo kunywa birenze urugero, kandi yamusabye yuko bashobora kujya ahandi hantu, mbese aho ikirori nyirizina cyagombaga kubera. Umukobwa yabyakiriye yishimye cyane, ariko yabonaga umuhungu yasinze birenze urugero. Muri uko gusinda k'uwo muhungu, umukobwa yari afite ubwoba bwinshi cyane, yumvaga adashaka gutwarwa nawe, ariko nta kintu na kimwe gishoboka yagombaga kuvuga. Yaremewe ajya mu modoka, nubwo byari ibintu bigaragara nkaho biri mu rupfu, ariko umuhungu yakomeje kumusekera, maze aremera ajya mu modoka. Mu gihe umuhungu yatwaraga n'umuvuduko ukabije, bagenda bishimye basa n'abakina mu modoka, umukobwa yaje kwitegereza hakurya, abona urumuri ruteye ubwoba ruza ku modoka yabo. Mbega byari siripurize kuri we. Yari agisida ikomeye cyane, wa muhungu yari agonze. Umukobwa yagiye gukanguka yisanga mu bitaro. Ibyo bitaro nabyo yari amezemo nabi, kuko ukuboko kwe kwari kwavunitse, yewe n'amaguru yari ameze nabi. Ni dogiteri gusa w'umuforomokazi wari kumwe nawe, niwe wageragezaga kumuhumuriza. Yabajije umuforomo niba umuhungu bari bari kumwe yaje kurokoka. Umuforomo amubwira yuko atarokotse, yaje gupfa. Kari agahinda kuri uwo mukobwa. Umukobwa yaricishije cyane n'amarira menshi, kuko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga. Yabonaga igihe cyo gupfa no gusezera kigeze, maze aravuga ngo n'igihe wabaye ikigoryi, ntabwo naje kumvira inama ababyeyi banjye bambwiye. Yinginga umuforomo aramubwira ati, ndi umukobwa w'ikigoryi, ababyeyi banjye ntabwo bari bishimiye ibi bintu, nabikoze ku ngufu. Nubwo umubiri wanjye urimo kuza wegereza ugupfa, uzabansabira imbabazi kandi ube neza, siri neza yuko iyi mesaje nguhaye uzayimera ababyeyi. Byari bikomeye. Iyi ni inama nyayo. Yarabyumvishe umuforomokazi, nyamara nta kintu na kimwe yaje kumusubiza. Mu gihe gito cyane, umukobwa yaje kwitaba Imana. Dogiteri yabajije umuforomokazi niba yigeze abwira umukobwa ibyabaye byose. Umuforomokazi aramubwira ati, oya, ni gute nari kuza kumubwira yuko abantu bagonganye nawe ari ababyeyi be? Ni gute nari kumubwira yuko ababyeyi be nabo bapfuye? Ntabyo nigeze mubwira. Iyi ni inama idasanzwe, ni inama y'umunsi. Yumve nawe. Ibi ni bya bindi twita ntubirengeho. Bavandimwe, tubifurije umwaka mushya muhire, kandi ntimubirengeho. Kora share, like ndetse na subscribe.